ariko abasore bararenganye ko iyi niyo nzabageni inkweto se akajipo se agashati kazima se igisuko kizima yewe umva ko ndayi nawe yarushye pe ubu subo yagushima hereye he ese mada ko numva uri kumfobereza umugeni kandi nari namushimye yewe ndabona nta mugeni umurimo twara ko kasa mutwe kawe ndayi ntiyamwemera rwose ariko mada urabona ataye magaze kumupfobereza iki reba inkweto abanyambaye umva reba akajipo nisenga mu Kristo buruze ni kamwe k'abantu bo mu mujyi bareba amaso afite wagira ngo nayo igiceri cyitambukira noneho murebe kino gisuko wagira ngo ni ubwoya bw'intama neza umva bumwe bwashaje ntabwo kikora uko byatangiye mufitiye inkuru ndayi afite amahirwe adasanzwe amahirwe burasa ni na muhungu wo kwa Gashwiriri yagira amahirwe noneho washatse kuvuga ko nawe atagira amahirwe ni amahirwe mbonye yuri se ko mba numva umupingara aje kugutereta ntiwamwere ni bwa bushashwa bwawe nzane mbeswa nigendere nanjye akajya kureba uwo naringiye kureba I don't want peace. I want problems always. ndayi we ndayi Yesu! Ese kandi none ndi kunyabiza muri iki gitondo. None se uje kunshyiraho ibiki none hora? nari muzi uri shyushye Inkuru ahubwo twicara umbwirizo nkuru neza. ariko sesi ubona ndayiyuzuye neza kingiye gukibivuga se ubona cagase iyo murebye mba mbona nashingira afite Jesus. ubwo arongeye ibyo bye aha nzaba ndeba ibyo Aho mbwirizo nkuru rero. inkuru nkuzaniye rero nakuboneye umugeni Umugeni? Nizere ko umugeni adafite imyaka. Jesus. arwaye imyate se cyopase ko ari umugeni Cyane mugeni urwaye imyaka. ariko nza Yesu! ngira ko waho umuntu mukuru wawe nk'aho ari igikapu Igikapu? ahubwo ndayi ni umusore muzima umugeni aramukwiye Jewe umugeni namuha ibintu neza. Jesus. ariko hari kondisiyo imwe ndayi we Iye kondisiyo nizeye ko atari kujya imbuza kwirira ibiryo mu gitondo. oya ntabwo ari izo kondisiyo navugaga iya mbere ufite isafuriya Hoya niyo mfite yaratobotse. ufite igikombe n'ikiyiko Igikombe je naratambutse mba ndagikandagiye naho ikiyiko cyo nakigurishe mu njyamane. Jesus. icya gatatu nizere ko ufite nka bogisa nk'icumi Ngo bogisa niyo nari mfite yacitse nari mvuye kwiba imyenda. ko numva urakabwa ubwo n'umugeni uzamushobora Umugeni wa kondisiyo umugeni uzamya kondisiyo n'isafari nakubye ko yatobotse n'igikombe nakubye ko cyameneka uwo mugeni nawe nyikeneye. nawe ugikeneye n'ubundi ntawe wari kuzashobora ko nakomeje kumva mubwejagura ubundi uwo muntu ninde ariko social media soso watu bari nkuru reka nzesha Jehovah Jesus. zaje uzimbarira sha banguka mu maguru mashya mufitiye inkuru y'umushari mushyashya iyo nkuru ni bwoko ki sera sha nabonye umukunzi wa danje zere ko umukunzi atari ndayi nawe uramuzi se Jesus. nanjye ni sheri wanjye nahagurukiye kuko numva nangiye gushwanashwana sanze ari byo nakugira ngo avoka ihiye Jesus. Mubu bukobwa igihe bwahere bushwana mu burapfi. bushwana hari uguhamagaye ko bitara mu mata nk'isazi Sere ko mutari gupfa bwa buhungu bumaze imisi bwaraciye ibintu muri iyi karitsiye. nawe uramuzi se umuntu wigeze yiyahure iwanyu bariyahuye se ariko nzazi isuku ko nanjye kukureba nkaba mbona uri mu matiku Jesus. Umero no musuzi ifundi ndi mu matiku se nyicaye mo nyunamye mo nyahernye mo urabona ndi mu matiku. uhagararanye n'ubu bukobwa kuriye amatwi wajyana nayo ikinyamujonjorerwa nta soni ufite Mukongo wowe niyo uturutse uje kunuka urabona ngende ikinyamunjonjorerwa. ariko muko urinda udutugago turi udukobwa
wagakobwa imbere abandi bakobwa inka. Ugira washinze nugira Imana agira ibyo bamukora wowe nubona n'icyo bagukora uzaze ngujyane gutembera. Ako ubundi izi njajwa z'abakobwa igihe zahereye ku muryango iwanjye zikaba zivuye no mu bitotsi zirimo Mubyeyi tuza ko nari ndi guhangana n'iyi njajwa yari iri kunduka. Jesus. njajwa ninde ko nta soni ugira ukureshya ko nta soni. aha ko mbona utoroshye nyiramushyushya we harya ngo injajwa ubwo se uri mu bikira kanigendera amatiku yanyu sinayava. Ariko rubanda rurabyara n'abahungu b'iki gihe basigaye bagira amateshwa nk'ay'abagore. Byihorere mubyeyi si nka musaza wanjye mfite hariya yabaye nk'imbabura yatoye. Wavuze ipanura ejo ndi ntabwo twahuriye muri kabari. Namwe ngo muri nzabageni rero kimwe ejo numvise ndayavuga ngo harimo wazagira umugeni. Yego nyine utunguye n'iki se ubundi se kuki yaciye atazaza kukugira umugore buri kwibaraguzwa mu biki. igihe nahereye numva muturagurika kuri ndayi n'ukuntu namuzaniye inkuru y'umugeni. Yego nyine muzana umurebe. Zana iryo hoho turebe sera. Cecile we Cecile kayizanira ndi kubona yaje kunyitaho. Cecile ko nta muntu urakwanga baragukwa amashyo. Nizere ko nawe uri bukopfore. Kari agakobwa ngo ni nzayi kagiye kuzana nzabageni kaheze hehe ko kataraza. Ndabona buje. Jesus. Kasongo yeye Mombali nanga Kasongo mbona wewo Songa libala Ugo yeye Kasongo mbona wewo Dore nguyu umugeni wacu. Jesus. Ariko abasore bararenganye ko niba nzabageni ku nkweto se akajipo se agashati kazima se igisuko kizima yewe umva ko ndayi nawe yarushye pe ubu se ubu yagushima ahereye Ese mada ko numva uri kumfobereza umugeni kandi nari namushimye. yewe ndabona nta mugeni umurimo twara ko kasa mutwe kawe ndayi ntiyamwemera rwose. Ariko mada urabona mwaye urabona ataye magaze. Jesus. Muri kumupfobereza iki? Murabona inkweto yambaye? Umva reba akajipo nisenga mu Kristo. Reba akaburuze ni kamwe k'abantu bo mu mujyi. Umva reba amaso afite wagira ngo nayo igiceri cyitambukira. Umva noneho murebe kino gisuko wagira ngo ni ubwoya bw'intama neza. Umva bumwe bwashaje ntago kikoraho. Ndayi rero ngo ufitiye agashya cyane. Jesus.